Dore ibimenyetso bikwereka ko Imana iri kugerageza ukwizera kwawe. Hari igihe Imana yemera ko ibikomere, amakuba no gutakaza ibintu by'ingenzi biza mu buzima bwawe, ariko si uko ibikwanze, ahubwo ni uko iba iri kugerageza kwizera kwawe. Iyo Imana ishaka kugushyira ku rwego rwo hejuru, ibanza kugerageza kwizera kwawe. Ni ikimenyetso cy'uko hari ikintu gikomeye Imana iri kugutegurira. Ibi bimenyetso bizabikwereka. Icya mbere, gukomereka umutima. Imana ishobora kwemera ko umutima wawe ukomereka kugira ngo wige ko urukundo rwayo ari rwo rukundo rwonyine rudashobora kugutenguha. Icyo wumva nk'igihombo gishobora kuvamo ubusabane bukomeye hagati yawe n'Imana. Icya kabiri, kubura ibyiringiro. Igihe ubuzima bwawe bumeze nk'umwijima udafite ibyiringiro na bike, Imana ibikwigisha kuzamura amaso yawe kuri yo kuko ariyo mucyo nyakuri. Ibyiringiro nyakuri ntibituruka mu makuba cyangwa mu bihe bikomeye, ahubwo tubikura muri Kristo udahinduka. Icya gatatu, ibibazo byo mu muryango. Amakimbirane yo mu muryango ashobora gukomeza kwizera kwawe ndetse akakwigisha gusenga wicishije bugufi. Imana ikoresha umubano wangiritse kugira ngo ikurememo kwihangana kandi ikwereke imbaraga zo kubabarira. Icya kane, kunanirwa kugera ku ntego zawe. Si buri muryango ufunzwe ugaragaza gutsindwa. Hari igihe kunanirwa kugera ku ntego zawe biba ari Imana ikurinda guhagararira ku bintu bito kugira ngo ikugeze ku bintu bikomeye kurushaho. Icya gatanu, ibibazo mu bukungu. Imana ishobora guhagarika ibyo wari usanzwe uhabwa kugira ngo umenye ko ibyo iguha bihagije. Kwiringira Imana no mu bihe by'ubukene byerekana ko ariyo Mana ikomeye itanga byose. Icya gatandatu, kugerageza kwihangana kwawe. Gutegereza si ugutakaza igihe, ahubwo mu gihe cyo gutuza no gutegereza nibwo Imana itegura kamere yawe ikaguhugura kugira ngo ugire ubushobozi bwo kwakira imigisha utashoboraga kwakira uyu munsi. Icya karindwi, kwigunga. Igihe wumva uri wenyine wigunze, Imana iba yagukuye mu rusaku kugira ngo wumve neza ijwi ryayo kandi umenye ko Imana ihagije mu buzima bwawe. Niba uri kunyura mu bigeragezo, ntucike intege. Saba Imana ikomeze kwizera kwawe, hanyuma usangize ubutumwa n'abandi kugira ngo nabo bahumurizwe. Niba iyi video igufashije, andika muri comment ngo Mana nkomeze. Kigali Worship, Imana ibahe umugisha.